iyi minwa yo nayikwediyo nibyo bikurura abasore. Umve ukecuru nagaze ibintu bigezweho. Umwana yaje kwifotoranya isakoshi, ubona abantu baba bamurayikinze, umukobwa we postinga buri kanya hengetse iminwa, yifoto pinki n'umwe influencer, agatuza arakararika niko gacuruza. None se ko mu mutwe nta kintu busanga bifitiyemo kukiza no gute ubu urugo mbana muri umugore wagakobwa wigenda. Bano ba influencer sasa bafite usanga nyine bafite ibigabo. Yeshuga dade wanjye bivuze ngo mu bintu iyo bari kumwe banarata buri umwe bavuga ati ngiye mfite shero nk'ibintu. Bariya rero ubonye uriya nawe yazamutse kubera ikibuno yari yagiye gukoresha muri Turkiya. Ikibuno kiba kinini bituma azamuka baramumenya. Fisheri kubye bwa buzima nyine mujye mubona nabandi amazimwe bari mu influencer, ariko ngo nawe minu umustar cyane arafurika followingwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ngo ikindi ngana ryamana n'umugabo wubatse witwa Daniel Kaluya umuha amafaranga. Bivuze ngo mu bintu nyine biguha agaciro muri bano bakobwa iyo bazi ko ufite nk'ikigabo cyubatse gifite amafaranga arenza y'abandi, biri mu bintu bituma bagutinya bakakubaha turiya muntu zikanaryamana noneho n'umukire witwa runaka.